ubwoba bwinshi, ariko ubwoba mfite n'uburyo mu gitondo natangaye mu gitondo. Ese mujya mwumva amakuru? Mwamenye ibyabaye? Yesu yavuze. Abantu rero benshi basenga amasengesho y'ubuginga, amasengesho atumvirwa kubera batabanje gukemura ibyo mu ngo. Kuri ara amasengesho y'ibiryo by'abadayimoni aribwa n'abadayimoni kubera tukayasenga tutahishuriwe, tutamenye Imana. Hano abantu bakabeshya ba bosi babo ngo barwaye, ngo bapfushije, kumbe ngo bagiye gusenga ikanyarira. Bosi araguhamagaye, urihe ukora ibi bintu, izi dosiye ziragukeneye, ibi biragukeneye, ukamubwira ngo bosi napfushije, ubu nagiye mu ruhengero gushyingura, kumbe wagiye ku musozi ikanyarira gusenga. Ayo masengesho ni ibiryo by'abazimu. Muzi ko tugira abantu baba mu nsengero Imana itazi, kandi bakora imirimo yose y'idini, bakora imirimo yose y'itorero, bagerageza, baririmba, babwiriza nka Joseline, urumva, baba mu nzu y'Imana, rimwe na rimwe bafite n'amazina akomeye ariko bataziranye n'umwami. Abantu benshi bazi kuririmba Yesu neza, mu manota meza, mu njyana nziza, bari fiye, barashaka kumwitirirwa kuko Yesu asigaye ameze nk'umuntu wabaye imari ishyushye. Yesu asigaye yarabaye imari. Abantu barashaka guhanura ngo babeho kubera iryo zina, barashaka kubwiriza ngo babeho kubera iryo zina, barashaka kuba mu madini meza afite amazina meza kubera iryo zina, ariko umubare mwinshi ntago Yesu abazi. Abarokore benshi bakunze kugwa muri ibi bihe, kwa afite umwita shushu pena kupenda sana, I love you, je t'aime, chérie, wibrosheje, wariye, wanyweye, tingaho nsaga hano hepfo, umutamu kagiye Gisenyi ku mazi ukirirwa wambaye y'ubusa mugasambana, ibyaha byo mu byishimo. Hari ijwi rikugenda inyuma rikubwira ngo oya, icyo kintu ntugikore, bya bindi Imana yavuze kuri wowe izabikora utahanyuze. Ikintu Mwuka Wera amaze ni ijwi riguhari inyuma rikubwira ngo oya mwana w'Imana ntubikore, inzira y'Imana ntizirarangira, iyo siyo. Kadukoma amashi. Amen. Yesu ashimwe cyane. Haleluya, haleluya. Nitwa Joseline Mukandete, ndi umukobwa, ndi umukristo wo mu itorero rya ADEPR mu Gatenga, niho nteranira. Imana ishimwe ko yabanye namwe kandi kabana nanjye. Nahoze ndeba muri agenda nsanga hashize amezi menshi tudaherukana. Rero Imana yarakoze, yabarinze kandi ndira mu gakiza, ari wo mutungo ukomeye numva mfite, kandi ndira muri Kristo, kandi namwe ikabibakorera. Imana yarakoze rero kubarinda. Turashima Imana muri ayo mezi yose maze tutabonana. Umuntu aba yarahuye n'ibintu byinshi, yarahuye n'ibimubabaza, bimunezeza, ariko aho hose Kristo yagumanye natwe. Haleluya, haleluya. Turashimira ikaze mwaduhaye, dushimira umushumba udahwema kuduha ikaze mu rugo, Imana imumugisha. Turashimira Valence waturaritse akadutumira, kandi turashimira namwe abaje mu nzu y'Imana kuza kumva icyo Yesu avugana namwe, kandi namwe mukamubwira uko mwiyumva. Ntago twumva Yesu gusa, ahubwo natwe tumubwira uko twiyumva. Ahora yiteguye kutwumva, kandi arabizi ko natwe twiteguye kumwumva. Imana ishimwe. Rero ikitugenza no kuganira ijambo ry'Imana nkuko Yesu yariduhaye. Nanjye ndasenze ngo Umwuka Wera yugurura imitima yanyu kugira ngo mwumve ijambo ry'Imana. Nta muntu wiha kumva ijambo ry'Imana. Igihe Pawulo yari arimo arabwiriza, ngo Umwuka Wera yuguruye umutima w'umugore witwaga Rudiya, ngamuha kumva icyo Pawulo yari arimo aravuga. Nasenze rero ngo uyu munsi Umwuka Wera yugurura imitima yanyu kugira ngo mwumve ijambo rya Kristo. Yesu ashimwe cyane. Kandi ubwo mbabwira nanjye ndaba numva, kubera ko ubundi igikoresho cya Kristo, ariko ndabizi neza ko nanjye aba arimo arambwira. Reka dusome ijambo ry'Imana, kandi ndabizi ko Umwuka Wera ari bubane natwe. Turasoma ijambo ry'Imana mu gitabo cya mbere cy'Abami, igitabo cya mbere cy'Abami igice cya mbere, dusome murongo wa 3 n'uwa 4, hanyuma n'ahandi turi busome ndahaza ko hababwira. Igitabo cya mbere cy'Abami igice cya mbere murongo wa 3 n'umurongo wa 4. Igitabo cya mbere cy'Abami igice ni cya mbere, dusome murongo wa 3 ndetse dusome n'uwa 4. Dusome mu izina rya Yesu.
Aravuze ngo nuko bashaka umukobwa mwiza wo mu bihugu byose bya Isiraheli, babona Bisagi w'i Shunemu, bamuzanira umwami. Uwo mukobwa yari mwiza cyane, akajya akuyakuye umwami amukorera, ariko umwami ntiyamumenya. Umurongo wa 4 reka tusubiremo. Uwo mukobwa yari mwiza cyane, akajya akuyakuye umwami amukorera, ariko umwami ntiyamumenya. Imana idufashe cyane. Dusome ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo. Umunsi turi buse n'abasoma verse nyinshi, ariko kandi tuzisobanure nk'uko Umwuka Wera ashaka ko tuzivuga. Matayo 7 ni mu Isezerano Rishya, mu butumwa bwiza igice cya 7 cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, umurongo wa 21. Matayo 7:21 dusome mu izina rya Yesu. Aravuze ngo umuntu wese umbwira ati mwami mwami, si uzinjira mu bwami bwo mu ijuru, keretse ukora ibyo Data wo mu ijuru ashaka. Benshi bazambaza kuri uwo munsi bati mwami mwami, ntitwahanuraga mu izina ryawe, ntitwirukanaga abadayimoni mu izina ryawe, ntitwakoraga ibitangaza byinshi mu izina ryawe? Nibwo nzaberurira nti sinigeze kubamenya, nimumve imbere mwankozi z'ibibi mwe. Imana idufashe cyane. Dusome mu rwandiko Pawulo yandikiye Abafilipi cyangwa Abafilipi igice cya 3 umurongo wa 7. Rwandiko Pawulo yandikiye Abafilipi igice cya 3 umurongo, turasoma umurongo wa 7. Abafilipi 3 umurongo wa 7. Reka dusome mu izina rya Yesu. Aravuze ngo nyamara ibyarindamu yanjye nabitekereje ko ari igihombo ku bwa Kristo, ndetse n'ibintu byose mbitekereza ko ari igihombo ku bw'ubutunzi butagira akagero, ari bwo kumenya Yesu Kristo. Kubw'uwo nahombye ibyanjye byose, ndetse mbitekereza ko ari amase, kugira ngo ndonke Kristo, kandi mboneke ko ndi muri we ntafite gukiranuka kwanjye kuva mu mategeko, ahubwo mfite ukuzanwa no kwizera Kristo, ariko gukiranuka kuva ku Mana guheshwa no kwizera, kugira ngo menye n'imbaraga zo kuzuka kwe, no gufatanya imibabaro ye, no kujya nshushanywa no gupfa kwe, ngo ahari ngere ku muzuko w'abapfuye. Amen. Twese amen. Aya magambo niyo turi buganire, afite intego ivuga ngo ese Yesu umuzi ute? Yesu umuzi ute? Yesu umufata ute? Iyo tuvuze Yesu wumva iki? Niyo ntego tugiye kuganiriramo aya magambo, hanyuma tuze gusenga kandi Umwuka Wera ari kumwe natwe. Iyo bavuze Yesu Kristo, Yesu muri Bibiliya harimo ba Yesu benshi. Isezerano Rishya rivuga batatu, hari Yesu Yusito, hari na Bari Yesu, hari na Yesu Kristo. Nawe ubyaye umwana ushatse wamwita Yesu, si igitangaza. Hari n'umukinnyi numvise hanze aha witwa Yesu yitwa Jezi, ariko ibyo si igitangaza, ahubwo izina rya Yesu iyo umuntu arivuze yumva iki? Iyo tuvuze Yesu umuntu yumva iki? Marayika Gabriel azanira ubutumwa Mariya, yaramubwiye ngo uzabyara umwana w'umuhungu, ubyitegure, ugiye kubyara umwana w'umuhungu. Amubwiramo akantu gakomeye nasomye numva ndatangaye. Mariya nk'umuntu uri kuvugana na marayika amuha message ifite imbaraga, message ivuye mu ijuru, aramubwiye ngo umwana uzabyara uzamwite Yesu. Ariko kumwita Yesu bisobanura ngo ni umukiza ntibihagije, amubwira icyo azabaje gukiza. Munyikirize amen. Azitwa umukiza, azitwa Yesu, ariko se azabaje gukiza iki? Azabaje gukiza abakene ngabaho ubukire, azabaje gukiza indwara za kanseri na diabete, azabaje kumara iki? Aramubwira ngo ni uzakiza ibyaha by'abantu. Azitwa umukiza kuko ari uzakiza ibyaha by'abantu, ni uzababarira abantu ibyaha. Iyo usomye muri Yesaya 61, uyu munsi ntago ndi bwihute cyane kuko Umwuka Wera yambwiye ngo duse n'abaganira. Dusome Yesaya 61 twumve icyo Yesu ubwe yivuzeho mu kanwa k'umuhanuzi Yesaya.
Imana ishimwe. Yesaya 61 twumva icyo Yesu yivuzeho arimo ari presenta, arimo arivuga kuri mu kanwa k'umuhanuzi Yesaya murongo wa mbere. Haravuze ngo umwuka w'umwami Imana ari kuri jye, ngo kuko yansize amavuta. Icyambere icyo Yesu yagombaga gukora, ngo yansize amavuta kugira ngo mbwirize abagwaneza ubutumwa bwiza. Imana ishimwe. Kristo niwe waje ngo abwirize abantu ubutumwa bwiza. Ubutumwa bwiza ni iki? Ubutumwa bwiza Paulo yaravuze ngo ni imbaraga ihesha uwizera wese gukizwa. Ubutumwa bwiza ni imbaraga zihesha uwizera wese arumva akizera agakira. Yantumye kubwiriza abantu no kubwiriza abagwaneza ubutumwa bwiza. Kabiri, ngo kandi yantumye no kuvura abafite imvune mu mitima. Imana ishimwe. Yantumye no kuvura abafite imvune mu mitima. Niba hari ikintu kivunika kubona uko umuntu acyunga bikagora n'umutima. Umutima uravunika, kandi umutima wavunitse ntibawukuramo ngo bawujugunye, umuntu arawugumana. Umutima wavumwe n'icyaha, umutima wavumwe n'umubabaro ntujya uva mu muntu, umuntu arawugendana, ariko akagendana ubumuga. Umuntu akagendana ubumuga ukagira ngo ni muzima, ukagira ngo ariho, agakomeza agakora akazi ke, agakomeza kubaka urugo rwe, agakomeza akarera abana be, kandi agendana ubumuga bwo mu mutima, ubumuga bw'icyaha. Ariko Yesu aravuze ngo bene iyo operasiyo ni njyewe nzayikora, nzavura abantu ubumuga bwo mu mutima. Imana ishimwe cyane. Ngo yantumye no kuvura abantu imvune zo mu mitima, ngo kandi yantumye no kumenyesha imbohe ko zibohowe. Imana ishimwe. Yesu yaje kubohora imbohe. Imbohe z'iki? Ntago ari abari mageragere, ntago ari abagiye epfira ku Kivu ahandi barerera abana bananiranye. Oya sawa. Imvune zo mu mitima no kubohora imbohe ni imbohe zaboshywe n'ibyaha. N'abantu baboshywe n'ibyaha, babayeho mu bubata bw'ibyaha, bene abo nta mategeko abashobora. Ariko ngo Yesu yazanywe no kumenyesha umwaka w'imbabazi no kubohora imbohe. Ngo yaje no gukingura abari mu nzu y'imbohe, ngo kandi yantumye no kumenyesha abantu umwaka w'imbabazi. Kuva Kristo yaza, Imana yahereye kuri rimwe ibara ibara imbabazi. Ubu turi mu mwaka w'imbabazi, tugeze 2023, ariko tukiri mu mibare y'Imana ivuga ngo uyu ni umwaka w'imbabazi. Twese haleluya. Yesu yaje kumenyesha abantu umwaka w'imbabazi. Rero isomye iki gice cyerekana imimaro ya Yesu myinshi, icyo Yesu yaje gukora. Harimo n'utundi tuntu turyoshye, aho yavuze ngo kandi yantumye no kumenyesha abantu umwaka w'imbabazi z'Uwiteka n'umunsi Imana yacu izahoreramo inzigo no guhoza abarira bose. Ngo yantumye no gushyiraho itegeko ab'Isiyoni barira ryo kubaha ikamba mu cyimbo cy'ivu, n'amavuta yo kunezerwa mu cyimbo cy'ubwirabure, n'umwambaro w'ibyishimo mu cyimbo cy'umutima wihebye, kugira ngo bahere ko bitwe ibiti byo gukiranuka byatewe n'Uwiteka, ngo bimuheshe icyubahiro. Haleluya, haleluya. Nguwo umumaro wa Yesu. Hanyuma iyo bavuze Yesu wumva iki? Iyo tuvuze izina Yesu, uhereye mu itangiriro, ubwo Imana yemeraga ko hameneka amaraso ya mbere mu isi, Adamu na Eva bamaze gukora icyaha, Kristo yigaragaje nk'umuntu ushobora gukiza abantu ibyaha, yigaragaje nk'umunyembaraga. Inyamaswa ya mbere yamenetse ikamena amaraso muri Edeni yashushanyaga Kristo, avuga ko amaraso nameneka Kristo ari we uzakiza abantu ibyaha kubw'amaraso ye. Uwo ni we Yesu. Mbese turi kumwe torero? Munyikirize amen. Kuza mu itangiriro, Imana ibwira Nowa ngo yubake inkuge, iriya nkuge yari Kristo. Kristo niwe twinjiramo tugakira. Yesu niwe twinjiramo tukarokoka urupfu. Yesu niwe twinjiramo tukabaho. Gukomeza agenda yihishurira Aburahamu, Aburahamu ajya gutamba Isaka, Isaka yashushanyaga Kristo. Gukomeza aho Abisirayeli bavaga muri Egiputa batamba umwana w'intama n'uw'ihene, bagashyira amaraso ku nkomanizo z'imiryango yabo, biriya byasobanuraga Kristo. Iriya Pasika yavugaga Kristo. Uwo niwe Yesu. Haleluya. Uwo niwe Yesu. Hanyuma rero uyu munsi Yesu yambwiye ngo nze mbabaze ngo iyo bavuze Yesu mwumva nde? Mumufata mute? Mumutekereza mute? Turaza kurebera hamwe icyo kumenya Yesu bitumariye, hanyuma tuze gusenga. Twese amen.
mwami Yesu. Haleluya. Umunsi umwe Yesu yari yicaranye n'abigishwa be, abaha ikibazo. Urumva Yesu yagendanaga n'abigishwa be azura abantu bareba, atubura imigati bareba, ahumura impumyi bareba, aturisha umuraba mu nyanja bareba. Yagiye akora ibitangaza kenshi abigishwa bahari. Ni gake cyane Yesu yakoze ibitangaza abigishwa be badahari. Ndumva nta naho. Arabicaza rero abaganiriza, arabaza ati ko tumaranye iminsi tugendana, mwumva abantu banyita nde? Uwa mbere ngazamura ukuboko, aravuga ngo nyanumva bavuga ko umeze nka Eliya. Ariko Yesu ntameze nka Eliya. Eliya muramuzi mwebwe, umugabo utegeka umuriro ukava mu ijuru ugatwika abantu bagashya. Reba Yesu yaza ameze nka Eliya. Yesu aruta abahanuzi. Ariko mwamumereye icyubahiro. Elisa ngo yahamagaye idubu n'ibikoko binini by'ibinyamaswa birushubukana intare. Ngarabihamagara biraza birya abantu ngo nuko bamusetse ngo numusaza w'uruhara. Ibaze yo Yesu aza afite umwuka nk'uwa Elisa. Yaje ari umunyembabazi. Munyikirize amen. Ba Yeremiya bagiye banga guhanura kandi ari abahanuzi bakomeye, bagahanura bakabyicuza. Ariko Yesu aruta Yeremiya. Uwa mbere azamura ikiganza aravuga ngo turabizi uri Kristo, uri umwana w'Imana. Uwo ni Petero wenyine wabihishuriwe. Baramwe ngo Petero we ntuziyemere kuri Yohana, ntuziyemere kuri Filipo, ntuziyemere kuri Matayo, si wowe ubihishuriwe, ahubwo umwuka wera niwe ukumenyesheje uwo ndiwe. Hanyuma rero uyu munsi Yesu arashaka ko twongera kumuhishurirwa, arashaka ko twongera kumumenya. Iri jambo twasomye mu gitabo cy'Abami ni umukobwa witwa Bisagi. Uyu mukobwa witwa Bisagi yarantangaje cyane. Bibiliya ivuga ngo Dawidi amaze gusaza, ngo bashatse umwana w'umukobwa ukiri muto ngo bamuzane mu rugo ajya aha umwami keya, ajya mwitaho. Mu gihe cyacu yagakombye kuba ari Misi. Abisagi ngo yari mwiza cyane. Ibaze nawe mu Bisiraheli bose, mu ntara za Isiraheli zose, uyu mukobwa witwa Bisagi ngo niwe bahisemo ngo ajye kuba ibwami, ajye kwita ku mwami. Igitangaza cyabaye. Uzi ibintu Bibiliya yavuze ngo Abisagi yabaye mu rugo ari Misi, Dawidi arinda apfa umwami atamuzi. Muzi ko tugira abantu baba mu nsengero Imana itazi, kandi bakora imirimo yose y'idini, bakora imirimo yose y'itorero, bagerageza, baririmba, babwiriza nka Joseline, urumva baba mu nzu y'Imana, rimwe na rimwe bafite n'amazina akomeye ariko bataziranye n'umwami. Iri teraniro ndashima Imana nta bana baririmo, nabonye twese dusa n'abakuze, nanjye ndakuze. Uzi icyo Bibiliya ivuze? Iravuze ngo Dawidi yarinze apfa ataryamanye n'uyu mukobwa, yapfuye atamuzi. Kandi wabona Abisagi bamukomera amashyi ngo n'umwamikazi, wavuga uti mbega umukobwa wahiriwe we. Ariko umubabaro wo mu mutima ni wuzi, ni uzi ukabayeho ibwami, ni uzi uko bimumereye. Abisagi aza agahinda afite sikise yuko ari mu rugo rw'umwami ariko umwami ntamuzi. Kubana na Yesu bisaba kumumenya, ntabwo ari ukumubwirwa n'abandi, ntibisaba kumubwirizwa. Uramwegera ukamubwira ngo Yesu ndashaka kukumenya, kandi ninkumenya bihura nuko nawunzi. Hanyuma rero abantu benshi bafite amakuru menshi kuri Yesu kandi meza, ariko Yesu ntabazi. Mundebe mbabwira amakuru. Abantu benshi bazi kuririmba Yesu neza, mu manota meza, mu njyana nziza rwose. Ikinyejana cyacu cyo kiranaryoshye, kirimo umuziki, gospel iraryoshye pe, irimo n'amafaranga. Abantu benshi bazi kuvuga Yesu neza we, bazi kumuririmba we, bazi kumubwiriza we, bari fiye, barashaka kumwitirirwa kuko Yesu asigaye ameze nk'umuntu wabaye imari ishyushye. Yesu asigaye yarabaye imari. Abantu barashaka guhanura ngo babeho kubera iryo zina, barashaka kubwiriza ngo babeho kubera iryo zina, barashaka kuba mu madini meza afite amazina meza kubera iryo zina, ariko umubare mwinshi ntago Yesu abazi. Hanyuma uyu mukobwa Bisagi afite umugisha ya profisa amahirwe yo kuba mu rugo rw'umwami, ariko ngo umwami yarinze apfa atamuzi. Imana iduhe kumenya Yesu. Munyikirize amen. Imana iduhe kumenya Yesu, kumuvugaho byinshi no kumumenyaho amakuru menshi. Kumumenya ko yatubuye imigati ni byiza, kumenya ko yazuye Lazaro ni byiza,
kumenya ko yaturishije umuraba mu nyanja ni byiza, kumenya ko yazuye umwana wa Yayiro ni byiza, yewe kumenya ko yagukoreye ubukwe ni byiza. Ariko nidusubira inyuma turasanga umwami akwiriye kuba kuzi nawe. Hari andi makuru adasanzwe mufitanye, hari ubundi busabane budasanzwe mufitanye. Murimbyi yaravuze ngo nge nduwe nawe n'uwanjye, nduwiwe nawe n'uwanjye, haransi nanjye ndamuzi, kubimenya nibwo buzima, mfite amahoro adashira. Kumenya Yesu ukamumenyaho amakuru menshi ni byiza, ariko kumumenyaho amakuru ataraguhinduye ntacyo bimaze. Kumuririmba ukamuvuga neza muri note nziza, ukamubyinira neza mu buryo bwiza, kumwambariraho birebire nk'ibi bya Joseline ni byiza, ariko kumenyana nawe n'abakamenya nibyo bifite agaciro. Imana ishimwe. Uyu mukobwa Abisagi ngo yarinze, umwami yarinze apfa batamumenye. Ariko urimo urareba Abisagi abwira Dawidi ati sheri byuka uzungwa icyayi. Umwami akakinywa akongera akajya kuryama, ariko sinkuzi. Ayewe sheri nashashe. Dawidi ati wakoze ariko sinkuzi. Ayo tatawe. Ese mujya mwumva amakuru yo muri Bibiliya? Muri Bibiliya ni ibitangaza gusa. Sheri nakiriye abashyitsi nuko wakoze. Sheri nakorupye urusengero nuko warakoze mwana wanjye, mugore wanjye, ariko sinkuzi. Mwami natanze amaturo menshi, warakoze. Ko twubatse urusengero se, yego warakoze, ariko sinkuzi. Ayewe ko nabwitaga cyane se mwana. Dawidi akakubwira ati oya ntago nkuzi. Abisagi yari yaragowe. Uzi gukorera umuntu utakuzi? Uzi gukorera umuntu utakuzi? Kandi abakubona bose bavuga ati yo mbega ukuntu Abisagi yahiriwe, mbega umukobwa mwiza ubibwami. Ariko iyo aryamye nijoro niwe umenya agahinda kakava ati nukuri ndabizi umwami ntanzi. Imana ibahe kubana n'umwami muziranye. Imana iduhe kubana n'umwami tuziranye. Hari umugabo umwe uri muri Bibiliya wantangaje cyane. Yabanye na Yesu imyaka 3 n'igice. Mfite ubwoba bwinshi, ariko ubwoba mfite n'uburyo n'ubwoba muri kote positif, n'ubwo bwiza. Yuda yagendanye na Yesu imyaka 3 n'igice. Imyaka 3 uyitwe twizera tutaramubona. Yuda we bari baziranye, barasangiraga dopris ibirenzeho, ngo yari umubitsi w'impiya. Urumva yaraziranye na Yesu cyane. Amafaranga yose yatuwe, ibyinji byose byamenywaga na Yesu. Hanyuma Yesu nka boss w'abigishwa yagombaga kumenya umubare w'ibyinjiye, ngo ariko yajyaga akoramo. Uzi ukuntu Yesu agira ibanga, ngo Yesu niwe wenyine wari ubizi ko Yuda ari umujura. Abandi bose baramurebaga bati mbega ko ntabure mwiza we. Abantu barebaga Yuda bataho kugira ngo tubure ko ntabure witwa Yuda. Iyi business twayivamo, ukurikira Yesu twabireka. Ariko ngo Yesu na Yuda ngo bari baziranye kugera ku kigero Yesu ubwe ari we wenyine wari uzi ko Yuda ari umujura. Yuda ntiyamenya ko Yesu abizi. Uzahanu yamuvumburiye ni igihe umugore yazanaga amavuta y'agati kitwa narada ngahumura neza. Wa mugore Yesu yakijije abadayimoni, ngaza aje kumwitura ineza yamugiriye. Ngahageze kubera yari afite amateka mabi muri karitsiye, ngo banga ko yinjira ngo ajye kureba Yesu. Yesu arabwira ngo nimumureke yinjire, uwababariwe byinshi akunda cyane. Uwababariwe byinshi akunda cyane. Mwebwe kuko mutumva uburemere bwaho nabakuye, ntimuzi agaciro k'ibyo nakoze kuri uyu mugore. Nimumureke yinjire, nimumurekaze. Afite amateka mabi ahavuka, afite amateka mabi y'akazi yakoze kuko yari indaya, ariko wageze imbere yanjye arahinduka. Mashini bara ya Yesu tuyakomera icyarimwe. Ngo Yesu amusabira karibu, umugore arinjira.
yarahaye agaciro ibintu Yesu yakoze. Aravanga ariko uyu mwami wanjye namwitura iki koko? Umuntu wambabariye, wanyijije ibyaha, akanyiza umuvumo wabyo, namwitura iki kweri? Ngazana amavuta yakoreye umwaka wose. Aya mavuta ngo yaramuvunnye, yaramugoye cyane, igiciro cyayo cyari kiri hejuru cyane. Ngarayazana aza kubwira Yesu, arambwira ngo Yesu, nta kindi kintu mfite uretse aya mavuta nakoreye, narayaruhiye, ariko nawe ukwiriye ibyiza. Hanyuma nkurikije ibintu wankoreye, ntago nazi imbokoboko gusa kukureba ngo wahamba nati ngo amfitiye byinshi, nkunze mvuga ubusa gusa. Nzanye amavuta ngo nkwereke urukundo ngukunda. Abarinjiye yicara ku bibero bya Yesu, ngamumena amavuta ku birenge, ngabihanaguza umusatsi we. Ngo Yesu aramureba, arambwira ngo mugore, reka nguhanurire, ahantu abera bose bazajya bateranira, bazajya bibuka izina ryawe, bibuka ibyo wakoze. Aravuga ngo nukubera icyayi amavuta apfuye ubusa, ngo yari kugurirwa idenariyo tukazishyira mu giseke. Umva Yuda we, Yesu aramureba, ayamwata ariko Yuda ubu nimpuwe ungiriye? Ayamwata ati wowe uri umukire, nta kibazo nagirana nawe, ahubwo aya mavuta twari kuyagurisha idenariyo tukazayafashisha abakene. Yesu aramureba ati wowe nsanzwe nkuzi, si wowe n'ubundi usanzwe ukoramo, nubwo nakugiriye ibanga. Reka mbabwire, Imana yabagiriye ibanga. Imana yakugiriye ibanga mama. Musore, Imana yakugiriye ibanga. Erega Yesu arabizi ko uri umunyantege nke, arabizi ko ujya ukoramo. Ariko Imana yatugiriye ibanga. Imana ijya yemereka kugirira ibanga, ikakurindira urugo, ariko ibizi neza ko utari umunyembaraga kuri iyo sije, ikakugirira ibanga. Imana yatugiriye ibanga, tuyihereze icyubahiro. Imana yatugiriye ibanga. Imana ihishuriye fiance wawe mukobwa, ikamuhishurira utuntu ubamo, ikatumuhishurira. Bwamera nka bwa bundi bwa Mariya, ngo Yosefu yibwiye mu mutima kumubenga rwihishwa, ariko Mariya yari umukiranutsi. Mariya aramubwira ngo ntubikore, inda twite si inda y'ikinyendara, ahubwo mu ijuru babifitemo uruhare. Aramubwira ati komeza ibirori byawe, ukomeze ubukwe, ubwira abantu aho muzakorera mariage, ukomeze ubukwe bwawe. Mariya si igipfu, umukobwa muzima. Nitwe twabiteye, kandi ubwo twabiteye tuzi n'inyungu zabyo, tuzi icyo bizamara. Ariko uretse Imana itugirira ibanga, ubundi ibintu byaba bikaze. Twese haleluya, duhereze Imana icyubahiro. Haleluya. Yesu ngo yitegereza Yuda, arambwira ati oya, abakene muhorana iteka, ariko icyo uyu mugore akoze kizavuga kugeza igihe nzaza gutwara itorero, kizaba gifite agaciro. Wowe iminsi twamaranye ntiwigeze unsiga amavuta, ariko uyu mugore arahishuriwe, ahaye agaciro imbabazi namuhaye, namubabariye cyane, ankunda cyane. Mbese iyo bavuze Yesu wumva iki? Iyo bavuze Kristo umwumva gute? Ukwiriye kubana na Yesu umuzi. Yesu yavuze ngo mu magambo yose ntinya muri Bibiliya, ibintu Paulo yavuze ni byiza, ibintu ba Matayo bavuze ni byiza, ibintu ba Luka bavuze ni byiza, abahanuzi ba kera ba Yesaya na ba Eliya ibyo bakoze ni byiza. Ariko tugeze kuri sije y'ibintu Yesu yivugiye, ndicara gato nkabanza nkumva ibintu Yesu yivugiye. Yesu murabizi ko ari Imana, tekereza Imana yavuze kuko nayo iri seriye. Aravuze ngo abantu bavuga ngo mwami mwami, ngo bose si bo bazinjira mu bwami bwanjye. Abavuga mwami mwami bose si bo bazinjira, ngo keretse abakora ibyo data wo mu ijuru ashaka. Ngo keretse abakora ibyo data wo mu ijuru ashaka. Biravuze ngo hari igihe bizivanga, abavuga mwami mwami bavuga mu kuri no mu binyoma tunanirwe kubarobanura, ariko Yesu azi kubarobanura. Hari igihe yabwiye abantu, arababwira ngo bishoboka ko byabacanga kumenya gutandukanya intama n'ihene bikabagora, ariko intama zaragowe. Imana uzi ko hari igihe ihene zambara uruhu rw'intama. We umugabo ngo yamenye ko habaye isoko ryo kugurisha intama, ngo yari yoroye imbwa. Areba mu matungo yose afite, asanga amatungo afite yamugirira umumaro n'imbwa. Ngo yegera umuturanyi, arambwira ngo ndabizi ko uheruka kubaga intama, wampaye rwa ruhu rwa ya ntama yawe nanjye nkajya ku isoko.
ngafata imbwa ayambika uruhu rw'intama ngajyana ku isoko nk'abandi. Kumbe nyiri isoko ngo yari yashatse uburyo bwiza bwo kugerageza ngo arebe niba ibintu azanye ari intama. Ashaka inkoni. Ubundi intama ntigikoma ntigivuga. Barakubita iya mbere, barakubita iya kabiri, nyiri bitse uruhu rw'intama imbwa nawe ati nanjye ngezweho uyu munsi barampa amafaranga. Nyiri isoko aravuga ati umva hano hari igerageza hari inkoni. Arangije azana imbwa yambaye uruhu rw'intama nawe aravuga ati nanjye uyu munsi amafaranga ndayatahana. Banyuzaho imbwa yambaye uruhu rw'intama barayikubita kuko imbwa itajya yihangana ngo irabwejuru iravuga iti wowe naje mu ntama ariko sindi intama n'ukuri. Mumbabare ntago ndi intama. Ngo nyiri isoko aramubaza ati se kuki wadutuburiye ukatuzanira imbwa kandi twashakaga intama? Aravuga ngo nanjye nagira ngo mbone amafaranga yo kugura akawunga. Aravuga ngo oya soko uyu munsi biri bukore genda utegereze Imana ariko imbwa zose zitahe. Hari igihe bijya byicanga tukananirwa kuvanga intama n'imbwa ariko nyiri uyu murimo azi gutandukanya intama n'ihene. Kandi intama ziratura n'ihene ziratura. Umugabo umwe ngo yagiye kubwiriza ahantu abwira abantu ati nimwakire inkweto mushyiremo amafaranga. Ati iyi nkweto nayo ifite amavuta. Abakristo bazana amavuta bashyiramo. Mugenzi we bageze hanze aramaze ati ariko se ko wabwiye abantu ngo nibazana amafaranga bashyire mu nkweto, inkweto ifite amavuta. Abarambwira ati reganye nasoma ibyanditswe mu itorero ry'Imana harimo intama n'ihene. Intama ziziranye nazo n'ihene ziziranye na nyirazo. Hanyuma ihene nzajya nzibaga nzirye. Imana iduha amaso, iduhe guhumuka tuvuge umwami ariko turi mukuri. Yesu yavuze ngo abavuga mwami mwami si bo bazinjira mu bwami bwanjye ngo keretse abakora ibyo data wo mu ijuru agize gute ashaka. Munyikirize amen. Twese haleluya. Dukwiye kubana na Yesu tumuzi, tuzi ibimuranga, tuzi uko ateye, tuzi uko ameze. Hari ibintu umwuka wera yampishuriye bigaragaza umuntu wamenye Yesu. Ibyo tugiye kuganiraho hanyuma tuze gusenga namenya amakuru ko musigaye mutaha hakiri kare. Twese amen. Munyikirize haleluya. Mbese kugira ngo umenye ko Yesu wamumenye biragusaba iki? Ubumeze ute, ubuteye ute? Kugira ngo ubyumve ko Yesu umuzi usabwa iki? Ni ibihe bimenyetso bikubaho kugira ngo umenye ko Yesu umuzi? Icyambere ni ukumenya ko Kristo niwe ambaraje, Kristo niwe upfunyitsemo ibintu byose wifuza mu Mana. Ibintu byose ukeneye mu Mana, bya bindi tumaze tukuzengurukira byose mwabonye, bya bindi mwanditse ku mapuro byose kugira ngo ubigeramo, kugira ngo ubihabwe, kugira ngo umenye ubusabane ufitanye n'uwusaba binyura muri Kristo. Yesu amaze kuzuka ngo Imana yaramurebye iranezerwa kuko yakoze ibintu bitari gushoborwa n'undi muntu wese. Ngo Imana yaramurebye iranezerwa ati mwana wanjye nguhembe iki, ndaguha iki, ndaguhembe iki. Iramwitegereza ngibona nta kindi kintu yamuha. Icyambere ngimuha izina riruta ayandi mazina yose. Yesu niwe zina rihebuje riruta ayandi yose yo mw'isi, ifite imbaraga zo kudufasha idukiza ibyaha byose. Yesu niwe zina rihebuje riruta ayandi yose yo mw'isi, ifite imbaraga zo kudufasha idukiza ibyaha. Imana yaramwitegereje ibura ikintu yamuha, iramureba iramubwira ngo mwana wanjye nguhe iki, ko n'ubundi ijuru ari wowe jambo, ni wowe nariremesheje. Isi yaremye kubw'ijambo, ni wowe nifashishaga. Ndaguhemba iki mwana wanjye ko unkoreye ibintu bikomeye? Ngiramureba iravuga ngo ndabizi ko ninguha izina nta kindi kintu kizaruta izina. Muhemba izina, niko Paulo yavuze ngo yamuhaye izina riruta ayandi mazina yose. Kabiri
iramubwira ngo kandi kugira ngo umuntu angereho azajya anyura muri wowe, kugira ngo ngewe umuntu angereho azajya anyura muri wowe. Yesu niwe tunyuramo duhura n'Imana, n'umuhuza wacu n'Imana, niwe uzi ahantu Imana iri. Yesu, 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 Yesu. Mwanditsi w'Abayibura yaravuze ngo yicaye iburyo bw'Imana dusabira. Niwe. Ayiwe data we, ndafashijwe. Mwanditsi w'Abayibura yaravuze ngo twari dukeneye umutambyi umeze nkawe, utagomba kwinjira hera agajyanywe n'ibitambo by'ibimasa n'amaraso y'inka n'ay'intama. Ngo twari dukeneye umutambyi utagombera gutegereza ibisi 360 y'umwaka ngo irangire. Twari dukeneye umutambyi utagombera kwitambira ibyaha nawe ngo abone kwegera Imana. Aravuga ngo Yesu yabaye umutambyi, ngahinduka n'igitambo, kandi ngabikora rimwe gusa, ngo bibe birahagije iteka ryose. Gorigota kera waricaga, uwakugezeho yari kivume, ndahageze umutima uratsindwa, hampindukira imbabazi. Yesu yahagaze Gorogota atubera igitambo, atubera n'umutambyi. Umwenda wari ukingirije ahera utabukamo kabiri, na Joseline arinjira nawe urinjira. Ntitukigombera abadutambira ibyaha, ntitukigombera abatambyi dutegereza ngo tubahe inuma n'intungura, ngo tubahe intama n'ihene. Yesu niwe twinjiramo tugahura n'Imana, tukakira imbabazi. Hari ibintu bine bigize Imana, hari imiterere ine igize Imana, Imana yashyize muri Yesu. Ubwo ndacyari ku cyambere. Ayiwe, ariko Mana, uyu munsi ndumva nishimye. Haleluya. Hari imiterere ine ikomeye iranga Imana, imiterere ine Imana yayishyize muri Yesu. Iravuga ngo ibi bintu bijyane mu isi. Icyambere, Imana ni urukundo. Yohana yandika 3:16 yaravuze ngo Imana yakunze abari mu isi, ngo bituma itanga umwana wayo w'ikinege. Urukundo rwarayifashe ibiri ukuntu iruseriva, ibiri ukuntu irutanga, ngirishyira muri Yesu, iramupakira ambwira ngo jyana mwana wanjye, ugenda ugaragaza uko nteye, ugaragaze ko ndi urukundo. Icya kabiri, imiterere y'Imana iri muri Kristo. Imana ni inyembabazi nyinshi. Bimwe muri karakta ziranga Imana, Imana ni imbabazi. Dawidi we yaravuze ngo Imana irazikenyeje, ubwo twe twambara imikenyero, Imana ngo yambaye imbabazi. Ayo data we, ariko ndafashirwa. Ubwo Joseline yambara ijipo akumva yarimbye, Imana yo ngo yambara imbabazi ikabona iraberewe. Abagabo iyo mwambaye kostime kumuriro mwambaye neza, ariko bimwe mu myambaro Imana yambara ikaberwa, ngo yambaye imbabazi. Ngo yambaye imbabazi, yambaye imbabazi. Kugeza ubwo Bibiliya yavuze ngo ni umutunzi, ngo niyo bosi w'imbabazi. Dawidi yaravuze we ngo zihora zunguka. Iyo Imana iziguhaye iba yungutse izindi 5, iyo ibabariye umwe ngo yunguka izindi 5. Ariko mbuze uko mbivuga, mu isoko ryayo ry'imbabazi, imbabazi ntizijya zishirana. Ayo mashina yayo se basi. Imbabazi zayo ngo zihora zunguka. Iyo ibabariye umwe isigarana esheke kuva ngo ndababarira nde wundi, ninde uzikeneye ko nzifite zigwiriye. Ayo data we, iyo ibabariye inda iravuga ngo nta mujuru uhari ngo mubabarire nawe ko numva mushaka. Ayo data we, ngo imbabazi zayo zihora mushu mu myambaro Imana yambaye, ngo yambaye imbabazi. Ubwo twe twambara kostime tukumva turaberewe, yo ngo yambaye imbabazi. Ubwo twe twambara bazerishe tukumva turaberewe, Imana yambaye imbabazi. Koste wabana bagirira ikwima yacirikirira
intege nke izubuki bwacu uko butarama buhanye n'ubwatsi bushira hibutira sinaza barasisa zonisisa shiritegarose imbabazi umugore ziramushirana akakubwira ati sheri niwongera noneho sinzakubabarira akabikubwira akakubwira ati oya nkubabariye gatatu kane ariko ubutaha nzazenga mare cyangwa varize ntahenge iwacu ubundi iwacu ibiryo birahari ariko Imana imbabazi ntiziyishirana ngo yambaye imbabazi. Icya gatatu, indi miterere y'Imana ya gatatu, indi karakita y'Imana ngo yuzuye ubuntu. Imana yuzuye ubuntu. Ubuntu ni ikintu uhabwa, ni ikintu uhabwa mu buryo utari ufite agaciro kangana n'icyo uhawe. Ndabivuga gute? Umuntu akuguriye ikintu akakiguha kubw'ubuntu, abakiguhaye kubera imbabazi akugiriye n'urukundo, ariko akaguha ikintu gifite value, gifite agaciro katangana n'ubushobozi bagomba kubiguramo. Imana yuzuye umuntu ku buryo iduha ibintu tutabona amafaranga yo kubigura. Haleluya! Imana yuzuye ubuntu ku buryo ibintu Imana iguha ikubwiye ngo mpereza fagitire yabyo ntiwabona amafaranga ubyishyuye, ubuzima ntiwabona icyo bwishyuye, kuba uriho ntiwabona icyo byishyuye. Imana ibiguha kubw'ubuntu bwayo, ibiguha kubw'ubuntu bwayo. Kukurerera wowe ukarera ugakuza, wowe ni ubuntu. Kukurerera wowe ukabutarera inzererezi, ukabutarera abatinganyi, ukabutarera indayo, kandi ari abakobwa bazima n'abahungu bazima. Ni Imana ibakurindira mama, ni Imana ibakurindira. Ibyo ni ibintu Imana iduha kubw'ubuntu bwayo. Inyuma yo kuduha Yesu nta kindi kiguzi dufite, igiduha n'ibindi byo mu gikari. Hari ibindi bintu byo mu gikari Imana igiduha ikabiduha kubw'ubuntu. Uzi umwuka duhumeka ukuntu ugura sehashika urahenze, ariko Imana iguha guhumeka buri segonda buri siyerisi ikabiguha kubw'ubuntu bwayo. Yuzuye ibambe n'urukundo, ineza yayo ntigira iherezo, mu biganza byayo havamo ibyiza gusa, ineza wawe ntigira iherezo. Wuzuye ibambe n'urukundo, ineza yawe ntigira iherezo, mu biganza byawe havamo ibyiza gusa, ineza yawe ntigira iherezo. Imana yuzuye ubuntu kugeza igihe iguha imyenda ikakongera, iguha ibyo kurya ikakongera, yishyura minerivare ikakongera no kukurerera mama papa. Imana yuzuye ubuntu. Imana yuzuye ubuntu. Yuzuye ubuntu bwo kukurindira ku igare ugenda, ikakurindira kuri moto, ikanakurinda ugenda n'amaguru wa. Yuzuye ubuntu ikanakurinda no mu modoka ugenda. Ni Imana yuzuye ubuntu. Nushaka ubukoresha tap and go, ni ubuntu bugendana nawe. Nushaka ubugenda muyo wiguriye, ni ubuntu bw'Imana bugendana nawe. Numva naririmba mwuka wo kuririmba uyu munsi yanjeho cyane. Haleluya! Uturinda buri munsi ibitero bya Satani, uri umurengezi wacu, uri igihome cyacu, turaryama twisigura kutubera amaso, uri mu ruhande rwacu ntituzatinya, naho nanyura mu gikombe cy'uruzi
ishingira kukurera uri imfubyi, ikishyiraho tasike zose, ibizagutunga, ibyo usambara, aho usaba, ni mama, ni papa, ni anti, ni wa anko, ni nta n'umwe. Imana ikishyiraho zo kugutunga. Imana yuzuye ubu, Imana yuzuye ubu, yuzuye ubuntu. Imana yuzuye ubuntu. Utaramanika imbabura n'ubuntu, cyangwa gaze itaraburamo gaze. Abana bakubaze turarya iki, turambara iki, turabaho dute. Noneho minerivare zaje, kuzi papa tuzagenda rya, tuzagenda rya. Imana kuko yuzuye ubuntu nabyo izabikora. Imana yuzuye ubuntu. Indi miterere y'Imana kane, Imana n'umucamanza utabera. Niyo yonyine ica imanza zitabera. Abavoka bashobora guca imanza zibera kubera impamvu runaka. Mu rubanza ushobora gutsindwa kubera impamvu runaka kandi uri umunyakuri. Ariko Imana n'umucamanza utabera. Imana izi guca imanza. Ushobora gutsindwa ukanyagwa ibyawe kandi ufite ukuri, ufite proof, ufite ibintu bigaragara ko uri umunyakuri. Ukanyagwa, ariko wakinjira mu rubanza uri kumwe na Yesu, akakubwira ngo ninjye mucamanza utabera. Imana n'umucamanza utabera. Ibyo bintu uko ari bine biranga Imana. Imana yabishyize muri Kristo, iramuduhereza azabizanye. Yesu yabaye umudriver mwiza, yabaye umutwazi mwiza wo kuzana urukundo rw'Imana, kuzana imbabazi za n'ubuntu bwayo, no kuzana ubutabera bw'Imana. Abizana mu isi, yirirwana natwe, asangira natwe. Umuhanga umwe yaravuze ngo igitangaza cyabaye ngo suko Yesu yazuye Lazaro amazi iminsi 4, aravuga ngo suko Yesu yagenze hejuru y'amazi, aravuga ngo suko Yesu yazuye umwana wa Yairo. Yaravuze ngo igitangaza Yesu yakoze gikomeye ngo no kubona Imana igenda mu bantu ntibagire icyo baba. Yesu yabaye umuhuza mwiza. Niwe watuzaniye ibintu byabaga mu ijuru bitabaga inaha, abimanura buhoro, arabisana. Yohana yandika mu butumwa bwiza yaravuze ngo twabanye, intoki zacu zikamukoraho, akamureba. Uwo niwe tubabwira, niwe jambo ry'Imana. Uwo niwe Yesu. Uwo niwe Yesu watuzaniye ibintu bitabaga inaha byabaga mu ijuru. Yazanye imbabazi, azana urukundo, azana ubuntu, azana no guca imanza zitabera, abizana mu isi. Ubu niwe rero modo wabizera bose, ni icyitegererezo cyiza, kandi ubwo yagiye mu ijuru natwe tuzajyayo. Nahabwe icyubahiro, nahabwe icyubahiro. Ibyo bintu uko ari bine, muri cya kintu cya mbere ugomba kubimenya ko Kristo ugera ku Mana ari unyuzemo, niwe tunyuramo tukagera ku Mana. Icya kabiri kizakwereka ko Yesu umuzi, ni igihe wowe ureka byose bikunezeza bibabaza Imana kugira ngo umuheshe icyubahiro. Amen. Ni igihe cyose wiyambura ibyakunezezaga, ibyagushimishaga ariko bibabaza Imana, ukavuga ngo ibi ndabiretse ku bwa Kristo. Iki nicyo cyerekana ko wamenye Kristo. Paulo yavuze ngo cyabwira Abafilipi, yababwiye ngo ibyarindamu yanjye narabiretse. Paulo n'umugabo udasanzwe ufite ubwene gihugu bwinshi burenze bubiri. Paulo n'umugabo udasanzwe ufite doctora muri theology. N'umugabo udasanzwe, n'umugabo uvuga ari kijyana, we yavuga ngo napfe yarapfaga, we yavuga ngo nakire yarakiraga, afite amafaranga ngazi no kubaha amahema, ariko yaravuze ngo ku bwa Kristo ibi narabiretse. Nemera gukurikira Kristo, nemera kuba imbata, nemera kuba umugaragu, nemera kumenya ibyo ndya n'ibyo nywa n'ibyo nambara ku bwa Kristo, kugira ngo Imana yanjye ihabwe icyubahiro. Iyo utaragira ibintu ureka, iyo utaragira ibintu utakaza kandi bigaragara, kandi reka mbabwire aka kantu gakomeye munyikirize. Amen. Ntago ibintu tureka ku bwa Kristo ari ibintu bya fake. Si ibintu bya fake.
ibyaha bibiho. Ntabwo ibyaha bibiho. Ibyaha biryohera ababikora badafite umutima ubacira urubanza. Ihira ababikora bafite umutima ubacira urubanza. Birumvikanye? Ntago ibyaha bibiha. Ubonye akazi uzakora uhembwa ibihumbi 500 wakabonye wasambanye, byoroheye umuntu ufite umutima utamucira urubanza, kuko nibwo buryo bwe. Umubiri arawufite, afite byose bimushoboza kubikora, ni uburyo bwe, arabikora n'akazi akagakora. Kuko Pawulo yaravuze ngo iminsi yo kujijwa ni iminsi umuntu akora icyaha nta mutima agira umucira urubanza. Nyuma wamara kwizera Kristo ukavuga ngo uzi ko bya bintu nabikoraga ninjiji, ukinemeye nkabaho muri ubu buzima bubabaza Imana, kandi nari mfite ukundi kuntu nabaho ntababaje Imana. Aho niho wibuka ko waninjije. Ariko iyo ukibikora sur place uraho uraryoshye, ukumva nibyo bintu biryoshye, ukumva ntiwabaho udasambana, wakuraho imyenda. Satani akajya kugira ati nudasambana urakuraho igitenge, kandi ukumva ni fiyeri, ko nta mutima uguhana. Umwuka wera aba muri twa twongorera, hari ijwi rikugenda inyuma rikubwira ngo oya, icyo kintu ntugikore, bya bindi Imana yavuze kuri wowe izabikora utahanyuze. Ikintu umwuka wera amaze ni ijwi riguhari inyuma rikubwira ngo oya mwana w'Imana ntubikore, inzira y'Imana ntizirarangira, iyo siyo. Aho niho wikubita imbere ya Yesu ukamubwira uti Yesu we narinjijwe, narimbaye injiji, narimbaye ikigoryi, Satani yaranshoboye, ariko nkugarutse imbere ngo ungirire neza, ongera umpishurire imigambi yawe. Ni ibi rero tuba twaje kubwira Yesu ngo ongera uduhishurire imigambi yawe, kuko systeme yifite uburyo bworoshye wanyuramo ugahita ubigeraho. Systeme y'isi hano hanze hari abagabo bafite amafaranga bagutunguka utiriwe unasenga. Ukuri? Ariko impamvu tuza hano ni ukubwira Yesu ngo ongera uduhishurire imigambi yawe. Ni gute umwana w'umukobwa yabaho muri uyu mujyi agakiranuka kandi adakoze ibyaha? Tuba twaje kuboza Yesu ngo aduhishurire iby'imigambi. Mu gitondo natangaye mu gitondo. Ese mujya mwumva amakuru? Mwamenye ibyabaye? Uyu mwaka wa 2022 2023 abashinzwe gutandukanya abantu batandukanyije couple ingo 3275 umwaka umwe. Couple 3775 mwazumvise? Bavuze ngo sheri ibyo kukwita sheri mbivuyemo. Undi ati shushu be ijyana iwanyu. Akaba ati ntabyo nshaka ibyo ngibyo wibinsanaho. Ariko abamenye Yesu si uko babayeho. Bahora bavuze Imana ngo mbese inzira twayinyuramo gute? Uru rugo narushobora. Uyu mugabo nubwo nshi inyuma nabana nawe bigakunda n'umukristo. Uyu mugore nubwo abikora gutya byakunda, nubwo asuzugura byakunda, baba baje kuyoboza Imana inzira ngo bayibaze impamvu z'ibyiringiro byabo. Benabo ntibasohoka, benabo ntibagenda, bahora batumbiriye Yesu, bafitiye Imana icyizere. Twese amen. Pawulo yagaragaje ibintu 8 cyangwa 9 yandikira abagalatiya, abereka ngo kugira ngo umenye umuntu uzi Yesu, reka mbibabwire, kugira ngo mumenye umuntu umuzi, abigaragaza mu bagalatiya, aradukopeza, arababwira ngo imirimo ya kamere iragaragara, arayivuga yose, avuga ibintu byerekana umuntu utarakizwa, utaramenya Yesu, arabivuga. Nubisoma ugasanga hari aho bigutsinda. Uza gusoma abagalatiya 5:19, Pawulo yaradukopeje. Ni imirimo igaragaza abantu batarizera, niyo baba bazi kuririmba bate, niyo bazi kubwiriza, niyo baba. Iyo mirimo igaragaza umuntu wese utarakizwa. Reka dushatse twanayiso. Abagalatiya 5. Kumenya Yesu si ukubiririmba, kumenya Yesu ni ukubikora. Yesu ashimwe cyane. Abagalatiya 5:19 hari uwahageze yadufasha gusoma. Yego. Dore imirimo ya kamere iragaragara ni iyi. Buhoro buhoro.
umurimo wa mbere ugaragaza abantu batarizera Yesu nubwo baba mu icaci, nubwo baba mu itore, nubwo baba mu idini, umurimo wa mbere ubaranga abantu nubwo baba bahanura, nubwo baba babwiriza, bafite ibibaranga. Abantu batarizera Yesu ngo nabasambanyi, umurimo wa mbere ubaranga nabasambanyi. Nashaka bataragera no mu rusengero uwo nawe ntarizera, nashaka bano mu rusengero nawe ntarizera. Imirimo ya kamere iragaragara n'ubusambanyi. Komeza no gukora ibiteye isoni n'iby'isoni nke, no gusenga ibishushanyo, no kuroga, no kwangana, no gutongana, n'ishyari n'umujinya, yemwewe n'amahane, no kwitandukanya, no kwirema ibice, no kugomanwa, no gusinda, yemwe n'ibiganiro bibi n'ibindi bisa bityo. Ibyo ni ibintu biranga umuntu. Ibyo ntibigomba guhanura, ntago bisaba ngo Joseline ngarebemo, no. Ni ibintu bikuri, ni ibintu biba ku muntu akaba bizi ko bimuriho exactement, biba birangiye ubutari umwana w'Imana. Ariko hakaba hakiri ibyiringiro byo kwizera za mbabazi navuze. Munyikirize amen. No kwezwa na ya maraso navuze avuga ibyiza kuruta ya Abeli. Ariko iyo bitaraba ibyo uburi umwana wa Yohana yaravuze ngo habaho abana b'Imana n'abana ba Satani. Nibyo bintu bibiri bibaho mu isi y'umwuka. Abana b'Imana n'ababyawe na Satani nabo. Ariko abizeye Yesu babyawe n'Imana. Abizeye izindi mbaraga ntazi n'abana ba Satani. Rero yavuze ngo ibyo ntibizagira icyo bibakangaho na gato. Abakora imirimo ya kamere n'abana ba Satani completely nta kindi wabirenzaho nuko bimeze. Ariko iyo bizeye Kristo bera za mbuto zindi zirimo hasi zivuge nazo wa. Ariko rero imbuto z'umwuka ni urukundo, ni ibyishimo, n'amahoro, no kwihangana, no kugira neza, n'ingeso nziza, no gukiranuka, no kugwa neza, no kwirinda. Ahantu hari akantu kari hasi keza. Ibimeze bityo nta mategeko abihana. Ninde uzaguhana wishimye? Ninde uzaguhana ufite amahoro? Ninde uzaguhana wagize neza? Ninde uzaguhana wirinze? Ninde uzaguhana? Ninde uzaguhana? Ibimeze nta mategeko abihana kuko biva mu mbuto y'umuntu wamaze kwizera umwana w'intama. Munyikirize amen. Kugira ngo rero umenye ko wamenye Yesu by'ukuri, nukugira ibintu uta, nukugira ibintu ureka ku bwa Kristo. Kandi ntago ari uguta ibintu bya fake uvuge ngo ngewe ngo ubunaretse urwagwa ngo noneho nzajya nywa byeri. Hari abantu bibwira ko kumenyana na Yesu ari ugusiga ibintu bya fake. Oya, ikintu cyose umwuka wera ataguhamiriza gukora ntuzagikore, kuko umwuka wera ni marene wawe, umwuka wera ni protokole wawe. Munyikirize amen. Mwuka wera niwe ugomba kumenya ibyo Imana ikunda ku buzima bwawe, kakubwira ngo ibi bintu Imana ntibikunda ntibishaka ugahita ubireka. Kandi bene ibyo ntabwo bikunze kuba ari ibintu biciriritse byaho bya fake. Oya, ni ibintu bifite agaciro. Ureka ukumva usigaranye igikomere. Ni ikintu ureka ukumva usigaranye igikomere, kumva urababaye, umubiri urababaye, ariko ukavuga ngo ku bwa Kristo reka iki kintu nyireke ahari bifite ingororano. Agakiza ari ibintu bya feke by'ibideshire biri aho ngaho by'ibicupuri. Tureka ibintu bifite agaciro mu isi y'umubiri, ariko mu isi y'umwuka bizarama. Niyo mpamvu Paulo yandikira Abafilipi yarabwiye ngo twebwe ntitureba ku biboneka, ngo tureba ku bitaboneka, ngo kuko ibitaboneka ari by'iteka ryose, ngo ariko ibiboneka bizarangira. Ibyishimo by'igihe gito ntibizababuza ibyishimo by'iteka ryose. Inaha muzahamara imyaka 70 cyangwa 80 ni murama. Nimugira umugisha uzamara 90, ariko mu ijuru uzahaba iteka ryose. Icya gatatu cyerekana ko wamaze kumenya Yesu neza, ntujye ugira ubwoba bw'ubuzima n'ibizaba. Nta bwoba bw'ubuzima n'ibizaba. Kubera ko urabizi ko Yesu ari we vision nawe ni ukurebera, kandi Yesu areba neza. Haleluya.
urebye Yesu ukavuga ngo mu bupfakazi bwanjye ubwo Yesu turi kumwe ubupfakazi ntacyo buzantwara. Wareba Yesu mu bigeragezo ukavuga ngo ubwo Yesu ari we turi kumwe ibintu ntacyo bizantwara ndi kumwe nawe. Yesu ni ukurebera neza. Ugera ku kintu amaso yawe utayahanga abahanuzi n'abakubwira ngo iravuze, ahubwo ureba Yesu utuma bavuga. Eri ngo yitegereje Hana yarageze kuri etape yo kudaha agaciro Eri, ariko kutakamuha suka atarabizi ko ari umutambyi. Munyikirize amen. Hana ajya mu rusengero gusenga ntiyigeze ajya kureba Eri ngo amubwire ngo mfite ibi byifuzo, oya, ahubwo Eri niwe warebye Hana amenya ko Hana afite ikibazo. Ndashaka kaka kantu mukumva. Hana ntiyigeze ajya kubwira Eri ngo unsengere umfashe gusenga, oya, ahubwo Eri niwe warebye Hana amenya ko Hana afite ikibazo. Ubwo icyo nshatse kuvuga abashumba bacu Imana ijye bahiyerekwa bamenye icyo ba Hana bakeneye. Twese amen. Hana yaramaze imyaka myinshi asenga kandi asengera muri urwo rusengero. Ko birivuga ngo buri mwaka yajyaga i Shilo ajyanye n'umugabo we gutamba ibitambo bashima Imana banasenga. Ku munsi wo kubabara cyane kwa Hana yahinduye systeme y'amasengesho, ahindura uburyo yasengagamo. Birivuga ngo asenga atavuga, ngo kugeza igihe umubabaro wamwishe akajya komanya iminwa adasohora ijambo na rimwe kubera agahinda. Impamvu kivuga uracyabiharaye. Hari igihe ibigeragezo bigukanda ukumva amagambo yarashize. Rero wowe ukibasha kuvuga ubwo biracyari bito, biracyari bibebe, biracyakuganiriza. Hari igihe kigera ikigeragezo kikagukanda amagambo agashira ivuga. Ukajya uza gusenga uti Imana ndagushimiye ko unkunda nanjye ndagukunda, amen. Nibyo. Ariko ikibasha kuvuga ugitera imigire ngo Mana ngiyi inzu usenga urabona hayewe irimo. Ariko hari igihe ugeraho kumirwa ikigeragezo kikagukanda kikakumvisha amarira kikayakubaramo. Hari igihe umuntu ageragezwa amarira agashira ukuma ukarangira umutwe ukuma amarira agashira ukaba igiharamagara. Rero sasa Hana naho yarageze aho gusenga atavuga, abwira Imana ati ndabizi n'ubundi byo mu mutima nabyo urabizi, reka nkoresha iyi system. Umutambyi Eri yinjiye mu rusengero arimo arareba ukuntu mu rusengero bimeze uko bimeze, ngo yinjiye abona umugore ngo umeze nk'uwanyweye kambuca. Uyu mugore yanyweye kambuca, yanyweye donda ubwonko, byagenze bite? Garamwegera ati yewe Hana bite? Ambwa atari ko buretse ndi kuvugana n'Imana. Uzi Imana muri kuvugana ibiki ko mbona uri gusenga bitandukanye nuko wajya gusenga. Ambwa ati yaba haruze umubabaro ni mu mutima wanjye. Buryo uzi ko nza gusenga hano nta kintu mfite. Mutambye yerete se ko mbona mujya muzanye inka zo gutamba, ubwo wabuze iki ko nta kibazo? Ati byihorere shawe. Iyaba Imana yarebaga umubabaro mu mutima wanjye yakanyibutse ikangirira neza. Ambwa ati se ufite ikihe kibazo? Ati ndashaka umwana yewe. Hana namubwiye ngo kandi Uwiteka nampa umwana nzamumutura b'umukozi we nabonye abahungu bawe barananiranye, njyewe uwanjye azakorera Imana iteka ryose. Amafaranga mwahoze muzengukira karindwi niba atarimo gukorera Imana, Imana ntizayabahe. Nabihanuye mu izina rya Yesu. Imana niguha ibintu utazakoresherezamo Imana ibyihorere mu izina cya Yesu, kuko byazakurimbuza. Byatuma Imana ikaguha ibizaguha ubugingo aho kugira ngo uhabwe ibizakurimbu. Se kumutanyikiriza murababaye. Twavunitse nanjye nazengurutse utagira ngo sinazengurutse, kandi nanjye mfite ibintu nkabingahe nazengurukiye. Hari abanditse 20, hari abanditse 14, hari abanditse 30. Imana muyisabe ibikomeye ariko bifitiye inyungu ubwami bwayo. Imana iguhiza utazarazamo mubyara wawe se ngo bigende bite? Baranuka ngo bavuye mu cyaro ngo mutankandagirira itapi. None mukazana gutendeza mukazenguruka karindwi ngo murashaka amazu ngarimo amakaro ngarimo amatapi. Mukecuru wo mu cyaro se azayikandagira amazayiraramo uzamukuzamo inkweto. Hana yaravuze ngo numpa umwana w'umuhungu nzamugutura aba umukozi wawe. Twese haleluya.
basi se ngo abakene baze kubasaba bara Imana yarabahaye stock z'ibiryo mbwe ngo nta biryo bihari genda ubwo si Imana ibigu ibintu byose bizagirira inyungu ubwami bw'Imana bari byizaduha. Salomo yarasenze aravuga ngo ndinde ubukene kugira ngo ntiba ariko ndinde n'ubukire kugira ngo ntazimana Uwiteka. Kavuga ngo Imana ni iki? Munyikirize amen. Iguha umugabo akamabaza iguha umugabo ujye usiga uza gusenga ugasiga utanashasha kwe uko umugabo uzabusasa kwa kanga usiga udakorobye na shambure yawe ngo tantine ngarabikora tantine se ni mama wawe yaramubyaye tantine ukora pe ufuri inkweto za papa ugire gute ibintu byose ubikore ubwo amasogisi y'umugabo uzayafuraho inkweto ziba muri garderobe izindi ziba munsi y'igitanda ibindi bintu byose biri hariya ngo bikora tantine n'umukobwa nkawe inzara tukazisiga ugasanga hamwe hari ubururu abahandi umutuku hari icyatsi ngo turi ba Miss do Kigali tukaza gutera imbabazi imbere y'Imana. Rero sasa ngo Mana ngo uzaduha abagabo uzaduha abagore no gukubisa furiya ng'Imana ngo se igihe umukozi azaba adahari Imana izaduha ibintu bizagira inyungu mu bwami bwayo. Munyikirize amen. Nuko nahamagawe nta kundi nageze ese mama kweli Imana izaguha abakobwa bameze nkawe reka mbahaye akadovuana mukoro uyu munsi nutaha ugenda ubwira Imana ngo Mana ndacyari umusore numpa umusore umeze nkanye nzishima cyangwa nzababara nubyara umwana umeze nkawe utavuga ngo Mana ndi umukobwa kandi nkeneye kuzabyara nkaheka amabere yanjye akonse nimbyara umwana w'umukobwa umeze nkanye nzishima cyangwa nzababara. Mama taha ugenda ubwira Imana ngo Mana abana b'abakobwa wampaye niba ubaka urugo nkanjye bazarushobora cyangwa bazarumamo batamaze kabiri. Papa taha ugenda ubwira Imana ngo wampaye abana b'abahungu ariko abana b'abahungu nibabaho nk'uko nabayeho bakubaka urugo nk'uko narwubatse urugo ruzakomera rugaragaze Kristo cyangwa hazaba harimo ibirara n'inzererezi. Uwo mukoro mbahaye Imana izaduha ibintu bizagira umumaro mu bwami bwayo. Munyikirize amen. Kumenya Yesu rero ntago ari ugupfa kumumenya gusa no kugira ibintu usiga kubw'agakiza kubw'ubugingo kabanga ibi bintu ndabiretse sinkigenda mu mategeko yanjye ahubwo ndi kugenda mu mategeko y'umwuka. Amahame y'umwuka akaba ari yakuyobora nibyo bitwereka ko uri umwana w'Imana bitwereka ko wamenye Kristo. Kane uyu muntu wamenye Kristo ntagira ubwoba bwo kuzarimbuka. Uyu muntu wamenye Yesu ntajya agira ubwoba bwo kurimbuka. Ubukuntu muri yaravuze ngo Uwiteka umucamanza yambonye amaraso ngo nancira urubanza rubi ngahubwo nyituhukiranutse aravuga ngo Mana yuko izina ryanjye riri ku mutima we ngo bwamvugira nta mwanzi wese wamunkura. Agera ubwo bangara ngo ubwo Satani ajya nyibutsa gukiranirwa kwanjye ashaka kunyihebesha kunyanumbira mu ijuru ngo ndeba y'umukiza wabinkuyeho byose ngo kera yaramongereye nuko sinzarimbu. Uyu muntu wamenye Yesu yicarana umutima umubwira ngo humura uzajya mu ijuru, humura ijuru uzarigeramo, humura ijuru uzaribamo. Uyu muntu ntajya yicira urubanza kuko yamenyanye na nyiri ijuru, yamenyanye n'utanga ubugingo, ahora yihamiriza ko ari umwana w'Imana. Ntabwo babwo kurimbuka agira kugeza ubwo Yohana yanditse mu nzandiko ze aravuga ngo bana bato umwe muri mwe nacumura agakora icyaha kuko mwamaze kwizera kandi mukiri muri uyu mubiri, umwe muri mwe nacumura agakora icyaha ngo mwibuke ko mufite umurengezi ku Mana. Si ishyano riguye ko wacumura, si ishyano riguye ko wacumura wagwa, ariko ikibazo no guherayo. Icyo dushimira Yesu nuko atemera ko duherayo. Dawidi yaravuze ngo naho nagwa Uwiteka azambyutsa nongere mpagarare neme. Ikibazo si ukugwa, ikibazo no guherayo. Turashimira Yesu atubyutsa buri munsi, atubyutsa buri kwezi, atubyutsa buri mwaka kuko
atanezezwa nuko abanzi bavugiriza impundu kunesha, ahubwo anezezwa no kutubyuka tukongera tukamuhimbaza. Aratubyutsa tukongera tukamuhimbaza, aratubyutsa tukongera tukabwiriza, aratubyutsa tukongera tukaririmba, aratubyutsa. Afite umukoro wo kutubyutsa buri munsi. Bene uyu muntu wamenye Yesu rero ntagira ubwoba bwo kuzacirwaho iteka, ntagira ubwoba bwo kurimbuka. Arabizi ko imbabazi z'Imana zimuhoraho, kuba yarizeye gusa ni turufu imuhesha kuzabana n'Imana iteka. Munyikirize amen. Cya gatanu ngiye gusorezaho. Icya gatanu kigaragaza ubuzima bw'umuntu wamenye Yesu. Amuha amaturo, aramutura kumuha. None ibintu mfite byose ntabwo nyibigundira, ibyo ntunze nanjye ubwanjye iby'uwo mushukuzi, ibyo ntunze nanjye ubwanjye iby'uwo mushukuzi. Ituro rya mbere amuha ni umutima we. Uyu muntu wamenye Yesu ahereza Yesu umutima we. Umutima si inyama, si cya kintu kirimo hano, oya. Umutima ni uruhuririkane rw'ibitekerezo, amarangamutima n'amahitamo yawe. Urambwira ngo Yesu ntacyo nakora tutari kumwe, umutima wanjye narawuguhaye, uzampitiramo. Ntacyo nakora tutari kumwe, ntaho nagira tutagendanye. Iri torero sinarishuma tutari kumwe. Nguhaye umutima wanjye, nguhaye ibitekerezo byanjye, amahitamo yanjye ndayaguhaye. Ni wowe uzampitiramo ibizaramba, ni wowe. None ndakwihaye, nguhaye umutima wanjye. Umutima w'umuntu ni uruhuririkane rw'ibitekerezo n'amahitamo n'amarangamutima yose. Nukubwira Yesu ngo Yesu ngwino uture muri njye, uzampitiramo, uzamenya aho nkwiriye kuba, uzamenya uko nkwiriye kubaho, uzamenya byose kuko ari wowe undebera, ni wowe undeberera, ni wowe, ni wowe, ni wowe. Nukumuha ituro ry'umutima wawe, kumuha ibitekerezo byawe n'amarangamutima yawe. Mu gihe ubabaye ukamenya uko akujera, mu gihe wishimye ukamenya ko akujera. Iswara abantu bishima bagata control. Mwari mubizi? Umuntu ashobora kwishima ari umukristo agata control agakora iby'abapagani. Abantu benshi bagwa mu byishimo. Reka mbabwize ukuri, Dawidi akiri mu ntama mushumba ntiyigeze areba ibibero by'abagore. Ariko ageze ibwami amaze kuvanga umuceri na mayoneze nibwo yarebye amataye y'abagore ati mbega mukawuriya we, arahaza. Ibyaha byo mu byishimo. Inzara igukubise iminsi 3 ntarari wagira. Muranyumvise? Ushonje iminsi 3 nta n'amazi uraho. Burira ririza kubera umurengwe wariye wahaze uricaye nta kibazo ufite. Nibwo wumva umubiri ukuzamukana. Ariko iyo ushonje ufite ibigeragezo uzumve ukuntu biba bimeze. Nta nabiki ufite ubureba ibibazo gusa. Dawidi rero amaze guhaga, amaze gucika intare n'idu, ngo nibwo yatangiye kugera amataye y'abagore. Mama we, bati mbega ukuntu mukawuri afite amataye we. Imana iti ndakumena shawe. Ibyaha byo mu byishimo, ibyaha byo mu gihe cy'ibyishimo. Abarokore benshi bakunze kugwa muri ibi bihe, ibihe by'ibyishimo, ibihe by'umubabaro mubana n'Imana neza mukayitereta. Ariko igihe cy'ibyishimo nicyo gihe abenshi muhatakariza imbaraga. Igihe cya fiançailles abakobwa bahatakariza imbaraga, kwa afite umwita shushu bena kupenda sana I love you, je t'aime chérie wibrosheje wariye wanyweye tingaho nsaga hano hepfo umutamu kagiye gisenye ku mazi ukirirwa wambaye y'ubusa mugasambana. Ibyaha byo mu byishimo. Haleluya. Munyikirize haleluya. Munyikirize haleluya. Umumamwe yarasenze akodesha cyane. Hari abantu babaho mu buzima bwo gukodesha cyane. Arasenga Imana yamubwira ngo nzaguha inzu. Imana irayimuha kuko itabeshye. Henga rero abura umukozi wo kuyikoropa inzu y'ibyumba 8 na sara amanje. Kuyikoropa urumva byoroshye, umumama ubyaye nka 5 ntibyoroshye. Haranje abwira Imana atari ko Mana iki kizu wampaye ubundi wabonaga nzagishobora. Ibyaha byo mu gihe cy'ibyishimo bigusha abarokore benshi. Imana iguhaye inzu warayisengeye urayishaka nkuko twiriwe twiruka tuzenguruka Imana turashaka ibi, hanyuma rero Imana yayiguha kubera umubabaro kandi iri mu byishimo. Ariko ibibazo byasa n'ibije bigusanze mu byishimo ugahita ubwira Imana ngo Mana ibi bintu wabikoreraga iki, ugatangira kwacumurira guca imanza n'ibindi kubera utagize imbaraga
zigufasha, ukeneye imbaraga zigufasha mu bigerageza, ariko ugakenera n'imbaraga uzagumana nayo, ukagumana n'Imana no mu gihe cy'ibyishimo. Haleluya. Hari igihe uzaba ufite garderobe yuzuye imyenda, hari igihe uzaba ufite mare varize bitewe n'icyiciro cy'ubudehe aho Imana izabigushyize, hari igihe uzaba ufite stock yuzuye ibiryo, ufite umuceri, ufite ibirayi, ufite ibishyimbo, firigo irimo amafi, irimo inyama z'inkoko, irimo iz'inka n'ihene n'intama, byose bihari. Icyo gihe cy'ibyishimo ugomba kugira amarangamutima yuzuye kudakorera ibyaha mu byishimo. Mama, hari uzaba ufite abakazana n'abakwe, hari uzaba ufite abana, ufite abuzukuru mu rugo, ugomba kugira igihe cy'ibyishimo, ugomba kugira amarangamutima abijera. Nibaza ari 10 ari 20, menya uko baranja, uzamenya uko bakira. Apana bumwe ngo bakunde abundu bange, no, bose ugomba kubakunda kimwe. Igihe cy'ibyishimo byawe ugomba kugira imbaraga zingana n'iby'Imana ikoze. Musore, hari igihe uzaba ufite umuntu ugukuriramo amasogisi, utakubwiye ati sheri yo uraje muri dushe harimo amazi ashyushye nakonje, sheri ubuse wiriwe gute mama. Hari igihe uzaba ubifite, ariko igihe cy'ibyishimo n'igihe cyawe cy'ibyishimo ugomba kugwiza imbaraga zingana n'iby'Imana ikoze. Imana izabikora kuko iyo dusenga irumva, ariko mugwise imbaraga zo mu mahoro, mugwize n'imbaraga zo mu gihe cy'intambara. Hari igihe Imana izaguha umushahara mwinshi bikakurenga, ariko si igihe cyo kujya Dubai gushaka indani. Ukayambwiye ngo mbabaze ngo mbese Yesu muramuzi. Hari igihe uzava mu Rwanda ukajya muri Amerika cyangwa mu Burayi n'ahandi, Imana izabikora. Si igihe cyo kwihinduranya uko utari, si igihe cyo kwiyangiza, si igihe cyo kuryoshya, ni igihe cyo kugwiza imbaraga mu gihe cy'ibyishimo, ni igihe cyo kugumana n'Imana mu gihe cy'ibyishimo. Bya bindi Imana ikoze bikagirira Imana umumaro mu bwami bwayo. Abyumvise icyo kumenya Yesu bimaze, ni ukugwiza imbaraga zo mu bigeragezo, ukagwiza n'imbaraga zo mu bisubizo. Uwo muntu Imana iramureba igatikinga ikavuga ngo voilà, mfite umugore utarahindutse. Ubu hari abantu bavuye mu byaro baza mu mujyi, bahageze bahita bihindura, baje ari bikara bigira inzobe. Ko bageze ahantu hari amavuta, bageze ahantu hari ibiryo, hari umuceri na mayoneze, hari inzobe ziri naturere zizana kubera ubuzima buhindutse, ibyo kurya bihindutse. Kera niho waryaga imbuto zikabikoraho ukabona urubaye neza. Kera niho waryaga ka mayoneze ikabikora ugahindura imiterere. Hari n'ibintu bizanwa no kubaho neza, byizana rwose, birizana pe ugahita usa neza ukagira agapo keza, ndabyemera. Ariko n'abaje ari ibikara bageze Kigali bihindura inzobe, n'abavuye mu Rwanda bageze hanze bihindura abandi. Ariko abantu bakwiye kugwiza imbaraga bakamenya Yesu, bakamenya ngo Yesu wahahandi ni nawe Yesu w'ikigiye. Duhereze Imana icyubahiro, duhereze Imana icyubahiro. Haleluya. Hari igihe uzajya kwigurira imyenda, ukihahira imyenda ushaka, ukajya mu isoko ukihitiramo amakanzu meza, uramenye ntuzahitamo ibikwambika ubusa, ntuzahitamo ibituma Imana igawa, ntuzahitamo ibituma Imana isuzugurwa. Jya ubwira Yesu ngo mfasha guhitamo, kuko wamuhaye umutima, umuha amarangamutima yawe, afite ubushobozi bwo kuguhitiramo ibyakubera kandi byiza byatuma Yesu yubahwa. Icyo gihe kizagera rero ubwo wabona hano harimo abantu bashaka imyenda, Mwuka Wera aravuze ngo azabikora, azabibaha, ariko mugira amahitamo meza. Yesu akeneye ituro kumutura, ariko ukabanza ukamwiha, ukamuha amarangamutima yawe, intekerezo zawe n'ibyo wibwira byose bikayoborwa nawe. Hari igihe uzaba uvuga Icyongereza uri kuri laptop, ariko abantu bajya batanga serivisi nabo bajya batwubabarira. Umuntu akaza kubikuza amafaranga kuri banki, ukaguma muri mashine gusa, kwa wabanje kumureba mu isura ubona ntago bihura, kandi yifitiyeho amafaranga yo ukabona ntibihura, nyine ukamuca amazi. Imana izahagukuriza n'abahubashye, abubashye Kristo. Ni ukuri. Kuba uzi kuvuga sosi igitangaza, hari n'abandi bazi kuzivuga. Yego, ibyemezo ufata mu kazi ukora ukwiye kubahisha Kristo. Unyikirize. Haleluya. Umuntu nagusaba serivisi abona ari Kristo asabye serivisi. Hari Yesu yanyakira gute? Hari Yesu yamfata gute? Yanganiriza gute? Kandi ari muri wowe, ari muri nje. Hari Yesu uri gutanga iyo serivisi yayitanga gute? Ari Yesu ukora muri restaurant, ari Yesu ukora muri office, ari Yesu umuhinzi, ari Yesu yabikora gute? Yakifata gute? Mugomba kwigana Yesu mu miterere, mukamuha imitima, amarangamutima n'ibyo mwibwira byose bikayoborwa nawe.
mama tekereza ari Yesu ari kwakira umugabo wawe yamwakira gute yambwa sheri mutware karibu nuko yabikora nawe ugomba kumwigana kumbwira ngo amazi ari hariya nibasiri hariya n'isabuni iri hariya uwo ntago ari Yesu wabikora sheri wanteguriye amazi muri dushi basigiriya ndababwiriye nawe uzibyikorera usi Yesu akenshi muranamubeshyera ntago ari we sheri wari wagiye ko wagiye utambwiye nanagiye gusenga ngo nawe urabibona kuki wagiye utavuze Bibiliya avuga ngo nujya gusenga ukibuka ko hari ikibazo ufitanye na mwene ubanza usubireyo ujye gukemura ibyo mu rugo ko Yesu yavuze abantu rero benshi basenga amasengesho y'ubuginga amasengesho atumvirwa kubera batabanje gukemura ibyo mu ngo ntago ari mwebwe nabo muri Amerika y'Amajyaruguru kuri hari amasengesho y'ibiryo by'abadayimoni aribwa n'abadayimoni kubera twayasenze tukayasenga tutahishuriwe tutamenye Imana abantu besha bakabeshya ba boss babo ngo barwaye ngo bapfushije kumbe ngo bagiye gusenga ikanyarira boss aragamagaye urihe ukora ibi bintu izi dosiye ziragukeneye ibi biragukeneye ukamwe ngo boss napfushije ubu nagiye mu ruhengero gushyingura kumbe wagiye ku musozi ikanyarira gusenga ayo masengesho ni ibiryo by'abazimu uruke kubanza gukemura ibyo mu rugo ugakemura ibyo mu kazi ukabona ukajya gusenga uterereye umeze neza ejo bakakwirukana ejo bakakugira gute sheri wawe baraguhamagara inshuro 5 10 8 yakubuze kuri telefone wari uri gusenga wabimubwiriye he wamubwiye ko agiye gusenga wowe ejo niyigendera akabona abandi bamwitaba buri segonda ngo barambenze ngo barantaye haleluya tujye gusenga rero kumenya Yesu bisaba kumuha amaturo nyuma yo kumuha umutima n'amarangamutima n'ibyo twibwira byose tumuha n'ibyo dutunze dukora mu byo dutunze tukamuha tumuha amafaranga tumuha dufasha imfubyi n'abapfakazi dusura bari mu nzu z'imbohe abari kwa muganga barwaye burya ni Yesu turi guha iyo wasuye imfubyi uburi guha Yesu iyo wasuye umupfakazi uburi guha Yesu iyo ufashije abababaye uburi guha Yesu iyo wasuye abafunzwe uburi guha Yesu turamuha tukamuha mu byo yaduhaye ayo ni amaturo yandi tumuha Imana ibahe umugisha kandi ibahe guhishurirwa Kristo mu izina rya Yesu ayo mashini baraya Yesu tuyakomera icyarimwe haleluya haleluya tujye gusenga tubwire umwuka wera tubwire ngo umwuka wera duhishurire Kristo niyo kumenya Yesu tutazaba mu rugo rw'umwami kandi tutakuzi mbese aya magambo murayumvise niko Yesu yajyaga abaza abantu akabaza ngo mbese ibi murabyumvise Yesu yari yambwiye ngo dukwiye kubana nawe tumuzi tumenye uko ateye nukuri ni igisubizo cy'ibibazo byose twibaza niwe gisubizo cy'ibibazo byose mwibaza azabagirira neza na bya bindi yabikoze kubw'ubuntu bwe ntacyo twamuhaye n'ibisigaye nabyo azabikora Imana ibamugisha reka mbinginge kubw'icyubahiro cy'Imana muhaguruke dusenge tubwire Yesu ngo Yesu twihishurire